Sinari nzi ko uyu mwaka uzagera. Kera baratubwiraga ngo Vision 2020 izaba iteye ubwoba, hazaba hameze neza, ibintu bimeze neza cyane, ari ibintu by'akataraboneka, ukumva ni kera, ukumva ntuzaba ukiriho, cyangwa se uzaba warashaje, cyangwa se uzaba uri umuntu ukomeye ugira ute, ukaprojectinga ugasanga ufite ibintu birenze, ukumva n'urundi rwego. None imyaka iba 5 irenzeho, 2025 twahageze. Iyi ni weekend ya mbere, dusigaje weekend zingahe? 51 ziri imbere. Ese uyu mwaka uzajya kurangira ugeze ku ntego zawe ufite uyu mwaka, intego wihaye muri iki cyumweru cyangwa mu cyumweru gishize? Tugiye kureberamo hamwe ibintu bigize igihe muri make muri iyi video. Irajya kurangira umenye utuntu tumwe na tumwe ushobora kutwanalizinga ukadushyira ku murongo kugira ngo ubashe kwitegura ugere ku ntego zawe wihaye muri uyu mwaka. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uru rubuga, ngewe ni Habinshuti. Kuri uru rubuga nizera yuko umuntu agira ubuzima bwiza kubera inshuti nziza afite mu buzima. Nawe niba wifuza kugira inshuti nziza, karibu kuri uru rubuga, subscribinga ukandi no kuri yanzogera kugira ngo utazajya urata ikiganiro na kimwe cyagufasha kugera ku ntego zawe kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Nkomeza nshimira abantu bakomeje kudukurikirana, bakanyandikira bakambwira ati akanaka ibi nibi ese watubwiye inama, watubwiye kuri ibi nibi, bizajya biza ni buhoro buhoro, ni ku rugendo rumeze, kuko hari ibyo mba nateguye ariko nanone nkongera nkabisubiramo kubera ibyo muba mumaze kumbwira. Nawe nimba ufite ibyifuzo ni karibu, ushobora kubyandika muri comment, ushobora kubinyandikira muri message, ushobora kunyandikira ahantu hose washobora kuba wangeraho ukabinyandikira, ndagusubiza, ndakuba hafi. Tugaruke ku bintu by'igihe. Icyambere duhujeho twese nuko dufite amasaha 24 ku munsi. Ibyo byo ntago twabihindura, ni 24 gusa. Ariko ibintu byose dushobora kuba twakora mu mwaka umwe, no kuvuga iminsi 365 ni byinshi cyane. Ariko harimo ibintu bigenda bituma ibintu bihinduka, bikakubangamira, ibindi bikagufasha, ariko hari igihe biza bije kugufasha wowe ugasanga bigasanga wowe nturi tayari, ntabwo uri ready, bikaguhitaho bigacaho bikikomereza. Kugira ngo utazongera kugira ibintu bigucika, hari ibintu muri makeya ugomba gufata akanya ko gutekereza, akanya ko kubitekerezaho, akanya ko kubisuzuma neza kugira ngo ubashe gukomeza intego wihaye. Kuko buri gihe cyose hazajya haboneka ikintu kigufunga inzira, kiguhagarika mu nzira kugira ngo ntukomeze inzira urimo kugira ngo ugere ku ntego zawe. Hari amavideo menshi nagiye mbivugamo atandukanye, avuga ukuntu inshuti zizakubangamira mu kugera mu ntego zawe, ukuntu ibibazo, ubuzima ni uruhererekane rw'ibibazo n'ibintu byiza. Ni ukuvuga yuko ugomba kuba uri ready, uri tayari kubaho muri ibyo bihe byombi, ibihe byiza n'ibihe bibi, ariko ukamenye ko ubuzima bukomeza. Ibyo bihe byose ntabwo ari ibihe bihoraho iteka, ni ibihe biza biri temporary, ni iby'igihe gitoya. Ariko icyo gihe gitoya ntushobora kuvuga ngo kiratangira iki gihe kizarangire iki gihe kigiye kuza, ntibishoboka. Urundi rugero naguha ni nkuko hari abantu, cyangwa se ushobora kuba nawe bijya bikubaho yuko uvuga uti uyu mwaka mutangiye nabi nzawurangiza neza, cyangwa se mutangiye neza nzawurangiza nabi. N'ibyo byose birashoboka, izo mix zose zirashoboka zose. Uko utangiye umwaka ukumva yuko uzarangira bimeze ukundi, ariko byose ahantu bihera ni mu mutwe wawe. Hari abantu baba bafite energy yuko ikintu cyose kibabayeho
baba bari ready yo gukomeza ubuzima, bakakwereka ko ibintu bigenda neza niyo kuri bo byaba bitameze neza, ariko uko bakomeza bakora muri iyo mood ibintu bikagenda biba byiza kurushaho, kuko n'abandi babona ko umeze neza. Ariko nanone nimba uri wa muntu ushobora kuba ucika intege koko bikagaragara ko wacitse intege, ntabwo ari ikibazo, ahubwo wowe fata umwanya wicare, icyo gihe wumve icyo kiri kukubwira, urebe amasomo arimo mu byo umaze guhura nabyo, ni iki wakosora, ni iki ushoboye kuba wakora, ni iki udashoboye kuba wakoraho, kugira ngo umenye icyo ugiye gukora gikurikiraho. Nimba gucika intege bikagaragara mu bantu biri bukubuze gukomeza intego uriho, fata umwanya ubanze ubikosore, ubanze ujye muri mood nziza, ubone gukomeza umuhanda. Ntabwo ari kamara, kuko icya mbere nuko igihe cyose ukiri muzima ibintu byose birashoboka. Nkuko Ndimbati yabivuze, ibintu byose birashoboka, ariko ikintu cya mbere cyo gushyira mu mutwe nuko ibintu byose bishoboka, yuko ibyiza byose wabigeraho wifuza kugeraho. Bivuga yuko nimba utameze neza, fata akanya uruhuke, uhumeke umwuka w'abazima, wongere ugaruke mu bumuntu, wongere ukomeze inzira yawe. Ariko nanone hari igihe biba ari ngombwa yuko ya mood ugomba kuyikorana. Tuvuga urugero, ni wowe uyoboye company, ni wowe uyoboye uyu mushinga, kandi ibintu ntibiri kugenda neza, kandi bigomba gukorwa. Ni ngombwa ubwira abantu uri muri iyo mood, ariko babwire ni iki mugomba gukora. Niyo wababwira urakaye, rega nabyo biba ari ngombwa rimwe na rimwe. Niyo wababwira ute, ariko igikoma gukorwa kigakorwa, kigasubira mbese kigakorwa, bigatera imbere, bigakomeza, ugashyiramo ingufu zawe zose. Nabyo nta makosa arimo, birakorwa. Nyuma nuko ugomba kugaruka ukavuga uti, uyu mukozi sorry, iki gihe nakubangamiye, ariko ntabwo byari personal kuri wowe, ikintu cyari ngombwa gukorwa ni uyu mushinga twagomba gukora. Ukabigarukaho, ukamusobanurira, na wa mukozi nawe azabyumva. Niba atari umuntu uzabyumva, cyangwa se ari wowe utabisobanuye neza, buri wese araba afitemo uruhare rwe mu bintu byabaye. Ikosa riraba riri ku muntu. Nimba wowe utabisobanuye, ikosa riri kuri wowe. Nimba ari umukozi wamusobanuriye ariko ntashaka kubyumva, ikosa riri kuri we, kuko ntabwo ari kubasha kubyumva, ntabwo ari gusobanukirwa, cyangwa se ntabwo ari kubona icy'ingenzi ari ikihe. Ariko ibintu bigakomeza, kuko nimba yaraje muri ako kazi, aba agomba kumenya yuko aka kazi karakorwa, haba nijoro, haba mu gitondo, waba urakaye, waba wishimye, kuko igihe cyose bakubajije izina ryawe, uvuga izina ryawe, kubera ko ari ikintu uzi neza. Nimba uri umukozi ukaba ugomba gukora aka kazi muri conditions izo arizo zose, ugomba kuba wakora ako kazi. Yego hari ibiba birenze, ariko bigushobora kuwufata akanya gatoya. Niyo mpamvu habaho ibiruhuko, cyangwa se ikiruhuko cy'iminota ya 15, cy'iminota 5, cy'amasaha ngahe, cy'icyumweru, cy'ibyumweru bingahe, cyangwa cy'ukwezi. Turashaka kuvuga muri ibihe. Urumva yuko icyo gihe cyose kiba gikenewe kugira ngo uruhuke, ugaruke mu kazi, biba biri ngombwa. Twongere tugaruke ku bihe, cyane cyane igihe wowe uba ugomba gukora ibyo ushaka kugeraho kugira ngo utere imbere. Hari ibintu byinshi bizakubangamira, umuryango uzakubangamira, inshuti zizakubangamira, computer, social media zizakubangamira, amafilime, ibintu nk'ibyo byose. Igihe imvura, izuba ryinshi, ubushyuhe, ubukonje, ibyo bihe byose bizakubangamira. Ni byinshi cyane. Ushobora no kurwara, umuntu wawe ashobora kwitaba Imana. Mbese hari byinshi mu buzima bitubangamira kugira ngo ntitutere imbere. Ushobora kujya gukora gahunda, ibintu bigahagarara, ugasanga mu muhanda bawufunze, wari uri mu rugendo,
biragenda bite? Urategereza, niba hari icyo ushoboye gukora uragikora. Aho ngaho niho hagarukaho mu bintu byose biri kuba, ese ni iki ushoboye kugira icyo wabikoraho ukabihindura? Niba icyo kintu udashoboye kugihindura cyo kugutesha umwanya wawe kuko ntacyo wagikoraho, ariko mu gihe ubifiteho ububasha ko hari icyo wagikoraho, kora icyo gikorwa kugira ngo ubihindure, ukomeze inzira urimo. Muri makeya, ibintu bigaruka ku gihe ni byinshi cyane, hari n'ibyo twitirira igihe kandi atari igihe. Urundi rugero njya nkunda gutanga, nkabwira umuntu akavuga ati yataye igihe cyangwa se ndimo ndata igihe. Aho ngaho abantu benshi barabikoresha kugira ngo bagukoreshe ibyo utakagombye kuba uri gukora. Urimo urata igihe, ntabwo bazi gahunda wazawe ufite, ntabwo bazi ibyo uri gutegura, ntabwo bazi aho uri kugana, ntabwo bazi ibyo ushoboye gukontorora n'ibyo udashoboye gukontorora, ibyo ufiteho igikorwa wakora n'ibyo udafiteho igikorwa wakora. Niho mpita ngaruka inyuma nkakubaza nti ese urimo urashaka gukora iki? Muri ibi uri gushaka gukora ni iki kiri kukubuza gutera imbere? Ni iki kiri kukubuza gukomeza? Ese icyo kintu kiri kukubuza gukomeza wowe ugifiteho uruhare ki? Wagikoraho iki? Wagihinduraho iki? Cyangwa se hari icyo udashobora kuba wahindura? Niba ikintu kiri kukubloka udashobora kuba wagihindura, nta kindi wabikoraho. Ntabwo wowe urimo urata igihe. Uta igihe muri cya gihe wowe ufite ubushobozi bwo kugira icyo wabikoraho ntugikore. Aho ngaho rero ntabwo undi muntu yapfa kuza kubikubwira atazi ibyo urimo ukora. Nimba uwo muntu azi ibyo urimo ukora naho uri kwerekeza, aho ngaho niho ndashobora kukuyobora akavuga ati ese ukoze gutya na gutya ntiwakomeza? Ese duhamagaye runaka ntiyadufasha muri iki kibazo? Umuntu yakuyobora mu nzira ariko ntiyakubwira ngo uri guta igihe ngo nawe uhite upfa kubyemera gutyo gusa utabanje kubisuzuma. Inzira y'aho ugana abantu bazakuyobora, kuko ushobora kuyoba mu nzira, abantu bakakuyobora nk'uko GPS ikuyobora, nk'uko artificial intelligence ubu ngubu iri kuyobora ibintu byinshi ikakwereka inzira, ariko nahawe ho gutera intambwe ujya muri iyo nzira. Mu guta igihe ujye umenya ko nimba hari ikintu wakagombye kuba wakoze ntugikore, ni wowe urimo uta igihe. Aho ngaho uba uri guta igihe, cyangwa se cya gihe uba uri kuvuga uti ejo nawe ni umunsi nzabikora ejo. Ikintu wakagombye kuba wakoze n'umunsi ukavuga uti nzagikora ejo, uba urimo uta igihe. Murumva ko ibintu bifata navuga definition y'igihe ni byinshi cyane. Hari ibyo twitirira igihe atari igihe, hari ibyo vraiment aba ari igihe ariko ugasanga ubifiteho uruhare cyangwa nta ruhare ubifiteho, nta kintu ushobora kuba wabikoraho n'ibindi. Ngarutse rero muri makeya ni ibyo ngibyo. Igihe cyageze, tutangiye umwaka, dufite ibyumweru 51 biri imbere bisigaye. Iyi weekend birarangiye ya mbere, dusiganye izindi. Ese uzajya ukora iki buri weekend? Ese ni izihe ntego ufite kugira ngo uzigabanye muri ibyo bihe ufite? Ese uzajya usohoka buri weekend, cyangwa se ni rimwe mu cyumweru, cyangwa rimwe buri kwezi, cyangwa se uzajya usohoka ari uko wageze ku ntego runaka? Ibyo byose ni ibintu byo gushyira mu gihe kugira ngo umenye ukuntu uzagera ku gihe wifuza kugeraho n'ibindi. Ngayo nguko umwaka mwiza. Nanone turakomezanya. Nanjye buri weekend, buri wa gatandatu video izajya isohoka, niyo ya mbere. Hagati mu cyumweru nzajya mbabwira icyo tuzavugaho muri weekend, ubwo uko tuzajya dutera imbere nzajya ngenda mbamenyesha. Hagati aho ngaho ndimo nategura na website izaba iriho andi makuru atandukanye y'utuntu n'utundi dushobora kuba twagufasha.
ngayo nguko mugire ibihe byiza, weekend ya mbere nziza y'umwaka w'ibihumbi 2025. ejo bundi mu minsi mike bizari 2026. nimba mwibuka amavideo twagiye dusubiramo mu minsi yashize, twavuze ko ushobora gutegura intego zawe z'imyaka 10 iri imbere, ukagenda ugaruka inyuma, niko utegura umwaka wawe. ubu ndimo ndavuga ibyo ndi kukubwira ni nkaho nzi ko wakoze iyo myitozo kugira ngo ugere ku cyemezo cyo kuvuga uti uyu mwaka nzakora ibi ngibi, hanyuma ukabigabanya mu mezi 12, mu byumweru 52, ugenda usubira inyuma, mu cyumweru uzajya ukora ibi, ugere kuri iki, ibintu nk'ibindi. Nzajya tugenda tubigarukaho kuko kwibutsa ni ngombwa, kandi nanone mwibuke yuko abantu benshi mu kwezi kwa kabiri kwa Gashyantare baba babyibagiwe, tukajya gusa guserebra intwari zakoze ibyazo mu gihe cyazo. wowe uzaba intwari ukora ibyawe mu gihe cyawe ryari. icyumweru cyiza, umunsi mwiza.